Kristo nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye, Yesu Kristo ashimwe. Tunezerewe Imana yacu izinze ijoro izinguye amanywa. Muri iki gitondo cya kare duhereje Imana icyubahiro, tubanje Imana yuzuye urukundo, tubanje Imana y'inyembabazi, dushimye Imana. Ndagusuhuje rero mwene data, kandi nkomeje kukwifuriza Pentekote nziza. Ndahamya yuko mwese ejo mwagize umunsi mwiza wa Pentekote. Mwuka wera yongeye kururukira mu mutima wawe, wongeye kuzura umunezero, kandi uwo munezero n'izo mbaraga z'umwuka wera ndakwinginze ngo ukomeze ubane nabyo, kandi wumve unyotewe unejejwe no kuyoborwa n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Rero nabasuhuzaga mwese bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu muri iki gitondo cya kare. Turacyari muri Pentekote, turacyanezerewe umwuka wera. Umwuka wera niwe waragijwe itorero, niwe uriyoboye, niwe utumenyesha amakuru. Umwuka wera niwe winginga, niryo ryajwi ryiza ryongorera ujya wumva mu mutima wawe buri gihe, rikomanga rikubwira ngo ihane, rikubwira ngo sigaho, rikubwira ngo Yesu aragukunda, rikubwira ngo byakemera. Hari ijwi riza rituje mu mutima wawe, uwo ni umwuka wera. Ni umwuka wera, mbaraga z'Imana. Turacyavuga rero kuri Pentekote, turacyavuga ku mwuka wera. Muri iki cyumweru munyemerere tuzavuge ku mbaraga z'Imana, tuvuge kuri mwuka wera. Ndashaka ko tuzaganira ku mbaraga z'Imana, mwuka wera. Nyemerera rero muri aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa, ibice 2. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Titre y'ijambo handitse ngo uko umwuka wera wamanukiye intumwa. Imana ishimwe. Uko umwuka wera wamanukiye intumwa. Nuko byagenze nyine, ariko uyu munsi mwuka wera aracyakora. Uyu munsi mwuka wera arakigaragaza hagati muri twe. Uyu munsi mwuka wera abamushaka, abamusaba baramubona. Uyu munsi mwuka wera aracyasenderezwa. Bene data b'Abagatolika bavuga ngo ni ugusenderezwa Roho Mutagatifu. Hanyuma abapentekote tuvuga kuzuzwa umwuka wera. Uyu munsi rero abakristo baracyuzuzwa umwuka wera. Imana nishimwe cyane. Nyemerera rero twihuse dusome ijambo ry'Imana. Handitse ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Aha hantu uhace uhasurinye cyane. Ngabo bantu umwuka wera nawe afite ukuntu rata, afite condition agenderamo. Ngo abo bantu ni ukuvuga nimba muri groupe de prière, tuvuge muri abaririmbyi se, muri abanyamasengesho se, muri abakristo musenga muri 3 5 se, mufite ukuntu mubanza mugahura mukaturira n'ibyaha, mukihana mukiyeza. Mwuka wera rero icyo gihe nicyo abashaka. Ngo kuko abo bantu izo ntumwa ngo bari mu mwanya umwe, ni ukuvuga bari ahantu hamwe, bafite icyerekezo kimwe, bafite kumva, bagambiriye gusenga bategereje Imana. Murabizi ngo bari mu cyumba cyo hejuru, kandi bari bategereje Imana, bari bafite kwizera Yesu Kristo. Icyo yari yabasabye ngo mujye mu cyumba cyo hejuru mutegereze. Ntago bigeze batawanyika nk'uko abakristo uyu munsi arakizwe ejo akaba yabivuyemo, kandi afite amasezerano, afite icyo yavuganye n'Imana. Ngo ariko intumwa zo ngo zari mu mwanya umwe.
Imana ishimwe, kuba mu mwanya umwe, kuba mu bihe byo gusenga, kuba mu bihe byo kugira indangagaciro za gikristo, kuba mu mwanya umwe. Imana ishimwe ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima, bari bahuje umutima, nta ndyarya zari ziri hagati yabo, bari bahuje kumva banyotewe, cyangwa se bari bahuje n'umubabaro yuko Yesu yari yahuye no kwicwa akazuka, yari yagiye abiyereka yego, ariko ibyo byose byari bikiri mu mitima yabo, bahuje umutima, bahuje intumbero, kandi bari mu mwanya umwe bicaye ahantu hamwe basenge. Ni ukuvuga ngo barasengera mu itorero rimwe, uwo ni umwanya umwe, bari muri korari imwe, uwo ni umwanya umwe, bafite igikorwa cy'urukundo biyemeje gukora, uwo ni umwanya umwe, ndetse bagahuza umutima, ntawe urwanya undi, ntawe uryarya undi, ntawe wishushanya ku wundi, ngo bari bahuje iki? Umutima. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, ngo bari bahuje umutima. Imana ishimwe. Icyo gihe ijambo ry'Imana rikubwiye ngo iki? Rirakubwiye ngo bari bahuje umutima. Imana yacu ishimwe cyane. Muri uko guhuza umutima, Imana nawe iragusaba ngo uhuze umutima na mwene so, uhuze umutima nabo musengana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Imana ikintu iri kugusaba kugira ngo wuzuzwe Roho Mutagatifu, nuko uhuza umutima na mwene so, nuko ugira umutima utarimo uburyarya, nuko ugira umutima utarimo kurwanya uwo musengana. Imana ishimwe ngo kuko bo bari bahuje umutima. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ese nawe muri iki gitondo, muri uyu munsi, uhuje umutima na mwene so? Ese nawe urumva ufite kuba uri mu mwanya umwe wo gusenga na mwene so? Ese nta kintu gisharira hagati yawe na gurupe ubamo? Imana idusange, Imana itugire neza, ngo bo bari bahuje umutima. Kabiri, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Imana nishimwe cyane. Ngo umuriri, habayeho ikintu cy'umuriri, wabyita guhinda, bumva habayeho guhinda k'umuyaga, ngo urabatungura cyane. Imana ishimwe. Kandi ngo ukwira mu nzu bari bicayemo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera muri kamere ye, kuba mushakana umwete baramubona. Abantu bose Mwuka Wera bashyize hamwe babona Imana. Buri wese abona imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo rero haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Imana ishimwe. Urumva yuko Imana ni Imana nziza, ntago itera ishyari. Uko bose bari bari mu mwanya umwe, uko bose bari bahuje umutima, niko Umwuka Wera yamanutse ngo buri muntu wese yakira Umwuka Wera. Ngo buri muntu wese ngabona ururimi rujya kuri we, buri muntu wese yakira Umwuka Wera. Impamvu abantu bamara imyaka 10, 20 mu itorero ataruzuzwa Umwuka Wera, ntago yaba yarigeze yihana ngo arandure za kamere, arandure igimutandukanya n'urukundo rw'Imana, arandure igituma adahuza na bene se. Kenshi uzasanga umuntu ari muri korari, umuntu ari mu itorero, ariko yuzuye gupinga, yuzuye kuvuga bene se, yuzuye guca ibico, yuzuye gukubita agatoki ku kandi, yuzuye kuvuga ngo bera ntaho bizagera. Ugasanga igihe cyose niwe uri muri negative,
icyo gihe rero ntabwo umwuka wera yaza gukorera muri ibyo byaha. Niyo mpamvu uzasanga abantu barabaye ingwingire, umuntu ugasanga ahubwo yahindutse umupfumu, yahindutse upfumaguza, arirwa yirukanka ku banyempano. Ariko umwuka wera icyo tubonye nuko abo bantu igihe bari hamwe bahuje umutima, ngo umwuka wera yagiye kuri buri muntu wese. Ntabwo umwuka wera yigeze atera abantu ishyari ngo avuge ngo uyu munsi ndajya kuri batanu abandi basigare, kuko ba bantu bari bahuje umutima, bari ahantu hamwe mu mwanya umwe, bari gusenga batumbiriye Imana, nabo babonye Imana. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo imbaraga z'Imana, mwuka wera, kandi Pentekote nziza. Mwuka wera akomeza ature muri wowe, mwuka wera akomeza abe muri wowe, mwuka wera akomeza aganze. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Mbifurije icyumweru gihire. Imana izabaneze, zizahira imirimo y'amaboko yanyu. Shalom.